ni Minisitiri w'Inganda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Julien Paluku yongeye kuzamura impaka zikomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko ibihugu byombi byari bimaze gusinya amasezerano y'amahoro i Washington DC. Uyu mugabo ni mu kiganiro n'abanyamakuru yongeye gukangisha u Rwanda ibijyanye ngo no kongera kurutangizaho intambara, ni mu gihe ngo rwaba rudashyize mu bikorwa ibyo rwiyemeje i Washington. Si ibyo gusa, ahubwo n'ubundi muri icyo kiganiro n'abanyamakuru yongeye guhakana yivuye inyuma ko nta mutwe wo muri FDLR cyangwa se umutwe w'abajenosideri ba FDLR ubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ntabwo byari gutuma Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda wanakoze akazi katoroshye muri ayo masezerano aceceka, yahisemo gusubiza uyu mugabo. Nicyo kiganiro tugiye kuba tugarukaho, ni ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagiranye n'igitangazamakuru Jeune Afrique. Ni muri icyo kiganiro kirekire rero bagarutse kuri byose bijyana n'ibijuriye Paluku yavuze akangisha ko azatangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Ku bijyanye na FDLR, Olivier Nduhungirehe yanamwibukije ko rwose niba bahakana ko FDLR itakibaho, ku kinone bagiye basinya amasezerano atandukanye arimo nk'ubwo ngubwo ayo kuwa 31 Ukwakira ndetse no kuwa 25 Ugushyingo i Rwanda, hakaza nayo sinya ejo bundi yo kuwa 27 Kamena 2025 i Washington. Ayo ni amasezerano ahanini yabaga agamije kurandura burundu uyu mutwe w'abajenosideri ba FDLR. Yamwibukije rero ko ibyo byose bagiye basinya byose byabaga bisaba ko barandura burundu cyangwa se basenya burundu uyu mutwe wa FDLR. Ati niba koko iyo FDLR uhakana ko itakibaho, kuki mwagiye musinya ayo masezerano yose kandi ibintu mwagiye musaba ko mwanafatanya n'igihugu cy'u Rwanda kurandura uwo mutwe w'abicanyi wo muri FDLR? Niba koko ari ibinyoma, kuki wowe Minisitiri na guverinoma yawe mwemeye gusinya aya masezerano? Ati ibi ni ibintu bisaba gukoresha ubwenge busanzwe, ntago ari ibintu byo kujya gutekerezaho cyane. Byakuruye impaka ndende, ni nyuma y'uko uyu mugabo yongeye no kugaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igifite umugambi wo gutangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Reka rero twinjire muri iki kiganiro kirekire. Ni inkuru rwose nawe ubwayo wasanga kuri Jeune Afrique, ni inkuru igaruka nyine kuri icyo kiganiro Olivier Nduhungirehe yagiranye n'icyo gitangazamakuru. Bagarutse kuri byinshi bitandukanye bigaruka ku masezerano, ku mutwe wa FDLR cyane bawibanzeho rwose ikizakorwa koko nyuma y'uko impande zombi zitubahirije ibyo ziyemeje. Reka ndeke gukomeza kwizimba mu magambo, ahubwo twinjire nyirizina muri iki kiganiro Jeune Afrique yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Ndetse rero muri iki kiganiro na Jeune Afrique banagarutse no ku zindi ngingo zitandukanye. Bagarutse ku bijyanye n'ibiganiro bya M23 ndetse n'ibiganiro bya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese Kongo nitemerera ibyo M23 yabisabye ngo ibyemere, cyangwa se amasezerano ya Doha natabaho ibya Washington ibyo bizagenda bite, uko bizahita bisenyuka? Olivier Nduhungirehe yabisobanuye byose. Joseph Kabila ari mu mujyi wa Goma kuri ubu ngubu ndetse na Bukavu yagiye ahatemberera. Twari twumvise ko ashobora kuzashyirwa mu biganiro bya Washington, gusa mu masezerano twabasomeye ntabwo twigeze twumvamo ijambo Joseph Kabila. Ibyo bizagenda gute? Olivier Nduhungirehe nabyo yabigarutseho agaragaza ko Joseph Kabila ashobora gushyirwa mu biganiro bya Doha bijyana na M23, cyangwa se akaba yashyirwa mu biganiro by'imbere bizahuza abanyekongo ubwabo. Ibyo byose ni ibintu nabyo Olivier Nduhungirehe yagarutseho, n'ingingo nyinshi cyane bagiye bagarukaho muri iki kiganiro ugiye gukomeza ukurikira. Ribo hasi handitse subscribe, tuzajya dukomeza kubana 5 kuri 5. Ese nawe ujya wibaza wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejwe. Kuba afite ingano y'igitsina batishimira ndetse nabo gutera akabariro byanze, aya
aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande. Namwe mwatekerejwe kuba ari imahanga, namwe ntabwo twabibagiwe kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ya telefone ikurikira 0788 38 57 37. Iyi nkuru yacu itangira igira iti uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atireka ingamba zacu zo kwirwanaho zizakurwaho cyangwa se zizaseswa ari uko burundu umutwe wa FDLR wamaze gusenywa mu buryo bwa burundu, kandi bizabanza gukorwa hanyuma twebwe tubone gukuraho ingamba zacu z'ubwirinzi. Uyu ni umutwe w'amagambo w'iki gitangazamakuru. Ati ese ejo hazaza h'amasezerano y'amahoro akomeye yasinywe tariki 27 Kamena ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba azashyirwa mu bikorwa cyangwa se yaba kuri ubu ngubu aherereye heye? Ati nubwo Kinshasa na Kigali bose bagaragaje ko banyuzwe n'ibiganiro byagenze neza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yibukije ko gusesa burundu umutwe wa FDLR ni igikorwa cya mbere kigomba gukorwa kugira ngo ibikubiye muri ayo masezerano bishyirwe mu bikorwa. Uyu mutegetsi mukuru mu bya diplomasi mu gihugu cy'u Rwanda ati twahuriye Washington avuga ku masezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, atwemerera ko ari amateka adasanzwe. Aya masezerano arimo ingingo y'uko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakabaho kandi gusesa no gukuraho burundu FDLR ndetse no kugirana ubufatanye bwimbitse ni ku bukungu hagati y'ibihugu byombi byo mu karere. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yabisobanuye mu magambo ye agira ati murabizi ko barwanye imyaka myinshi hifashishwaga imihoro, byari ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba, ariko ubu ngubu ni ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi hagiye kuboneka amahoro. Ni ibintu bikomeye cyane dukwiye kwishimira nk'isi yose. Nubwo Minisitiri Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko ayo masezerano ari intangiriro y'urugendo atari iherezo, na Olivier Nduhungirehe yunze mu byo we yavuze avuga ko ari igice cya mbere gusa cy'ibiganiro. Nubwo kubona ko impande zombi zemera gusinya byari ikibazo gikomeye, igikomeye na n'ubu ngubu twakomeza gutegereza ni ese aya masezerano noneho azashyirwa mu bikorwa. Igitangazamakuru Jeune Afrique rero twahisemo kuganira na Olivier Nduhungirehe. Ibibazo byose twagiye tumubaza birahari ndetse n'ibisubizo yadusubije. Ikibazo cya mbere kikagira kiti ese koko mwishimiye ibyo byose byabaye tariki 27 Kamena ubwo hasinywaga amasezerano? Igisubizo cya Olivier Nduhungirehe kiragira ati yego rwose, kuko amasezerano y'amateka ashobora kurangiza intambara imaze imyaka 30. Nibyo rwose, hashize igihe kinini cyane habaho imishyikirano ndetse hanasinywa amasezerano menshi kuva mu ntambara ya kabiri ya Kongo ndetse no kuva hasinywa amasezerano ya Lusaka yo mwaka w'1999. Nizeye ko noneho ubu ngubu aribwo tugiye kongera kubona amasezerano, kuko habaye amasezerano nk'icumi yose yagiye asinywa kuva icyo gihe, ariko make cyane niyo yashyizwe mu bikorwa. Ubu rero twizeye ko wenda bwa mbere tuzabona umuti w'iki kibazo binyuze mu bumwe bwa Amerika ndetse n'igihugu cya Katari. Icyo twasinye hano i Washington ni igice cya mbere cy'amasezerano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, naho ikibazo kijyanye na FC M23 Alliance Fleuve Congo, umutwe wa politiki wa M23 kizaganirwaho i Doha hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uwo mutwe. Bitandukanye rero n'ibyavugiwe i Washington, niko Olivier Nduhungirehe yakomeje asubiza uyu munyamakuru wa Jeune Afrique. Yongeyeho ati kuvuga intambara imaze imyaka 30 so kwemera ko u Rwanda rwo rwarwanye na Kongo iyo myaka 30. Oya, ati oya na gato rwose, ntabwo ibyo ngibyo ari ukuri, ahubwo ibyo bigaragaza ko imyaka 30 ishize ari umutwe wa FDLR uri ku butaka bwa Kongo. Ni umutwe wakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 wishaho mu bwoko bw'abatutsi, ni nyuma uratoroka uhabwa inkunga, ubufasha n'uburenganzira na guverinoma zitandukanye za Kongo, ndetse wagerageje kenshi cyane guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu rero twashyizeho ingamba zacu zo kwirwanaho kandi dusesa burundu abarwanyi ba FDLR. Turabifata rwose nk'igice cy'ingenzi cy'amasezerano yasinyiwe i Washington kandi bizadushimisha.
umunyamakuru wa Jeune Afrique yabajije Olivier Nduhungirehe ati ni ryari ingabo z'u Rwanda zizava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Umvani igisubizo cye ati mbere na mbere tugaruke ku nyandiko ya CONOPS cyangwa se Concept of Operation ati yashyizweho n'amasezerano ya Rwanda ku itariki 31 Ukwakira 2024. Iyo nyandiko yavugaga ko gusesa burundu FDLR aribyo bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba zarwo zo kwirwanaho. Ibyo rero ni nabyo biri mu masezerano y'I Washington, kandi nibyo koko ni FDLR yaduteye gushyiraho ingamba zo kwirwanaho. Ni nayo mpamvu rero mu gihe cyose izaba yasemwe itagihari ni nabwo tuzemera gukuraho ingamba zacu zo kwirwanaho. Atese ibyo bibiri bizajyana, no kuvuga gusesa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi, cyangwa se nyine byose bizakorerwa rimwe, cyangwa hazabanza hakorwe kimwe ikindi gikurikireho? Igisubizo cya Olivier Nduhungirehe ni iki ngiki rero, ati yego rwose ibintu byemejwe kimwe gishingiye ku kindi. Umunyamakuru wa Jeune Afrique yongera amubaza ati ese leta zunze ubumwe za Amerika zabashyizeho igitutu kugira ngo musinye ayo masezerano? Atoya na gato rwose, ati ni mu minsi 3 twamaze Washington habayeho ibiganiro byimbitse, twasuzumaga buri ngingo ntoya ndetse na buri kantu kose akantu ku kandi. Ati byabanje no gukomwa mu nkokora, cyangwa se byabanje no gutinzwa n'ama-email twagiye twohererezanya hagati y'impande zombi, ariko kandi habayeho gusinya guturutse ku bushake bwa buri ruhande, nta gitutu kigeze kizanwa. Ikibazo cyakurikiyeho cyagiraga kiti ariko se ikibazo suko CONOPS yasinywe mbere yuko Kongo imijyi ibiri ifatwa, no kuvuga Goma na Bukavu mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 sibwo bemeye CONOPS? Ati cyangwa byaravuguruwe? Ayashaka kumubaza ko nyine kwemera ko noneho FDLR isenywa ko byaba byaremewe ari uko imijyi yombi ifashwe. Olivier Nduhungirehe mu gusubiza ati oya, nta cyahinduwe rwose mu nyandiko ya CONOPS bijyanye nuko imijyi yafashwe. Ati izi ni ingamba twatekerejeho nyine bijyanye nuko dushaka gusenya uyu mutwe. Ese kuba ibintu byarahindutse ku butaka ntibisaba impinduka no mu bikorwa? Ati nibyo rwose, ni nayo mpamvu nyine hashyirwaho uburyo bw'imikoranire buhuriweho mu by'umutekano. Uwo mutekano cyangwa se joint mechanism ni uzakurikirana uko CONOPS izashyirwa mu bikorwa, kandi rwose izanakora impinduka zikenewe cyane hakurikijwe uko ibintu bihagaze. Jeune Afrique iti ese kuba haragiyeho imikoranire y'impande zombi bivuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bizakorana mu bikorwa bya gisirikare noneho? Atoya, ntabwo ibyo rwose byateganyijwe mu masezerano, ariko impande zombi zahawe inshingano zo gushyiraho uburyo bwiza bwo kugera ku ntego yo gusenya umutwe wa FDLR no kuvanaho ingamba z'ubwirinzi zo kwirwanaho. Ati none se koko hari inama iteganywa guhuza hagati ya Perezida Tshisekedi na nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Ati yego rwose, Donald Trump yabandikiye kuri uwo munsi nyine abashimira ku masezerano yasinywe, kandi anabatumira cyangwa se abereka ko hateganyijwe indi nama izabera mu biro bya White House. Washington irifuza ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Tshisekedi Chilombo bahahurira bakaganira imbere yuko nabo bongera guhamya neza ibyo twasinye. Jeune Afrique iti ese hari ibisabwa mbere yuko bahura? Atoya rwose, nta kintu cyihariye gisabwa na gato kugira ngo bahure. Iyi nama ni ingenzi cyane kugira ngo dukomeze guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere. Jeune Afrique iti ese u Rwanda rushobora kugirana ibiganiro na FDLR? Olivier Nduhungirehe ati oya, ndabisubiramo oya, FDLR igomba gusenywa mu buryo bwa burundu. No mutwe wakoze genocide wisha abarenga miliyoni mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ushyigikiwe na guverinoma ya Kongo, ndetse wagiye unashyirwa mu ngabo za FARDC. Ni twebwe rero twenyine tubivuga, ndetse ibi ngibi nubwo dukunze kubigarukaho cyane, ariko hari ibyegeranyo by'umuryango w'abibumbye bibihamya. Gusenya FDLR rero nibwo buryo bwonyine buzatuma u Rwanda rukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Igitangazamakuru cya Jeune Afrique cyakomeje ikibazo Olivier Nduhungirehe kiti ni mu myaka ishize umubano wa Kongo n'u Rwanda warazambye, haba mu rwego rwa diplomasi, ibijyanye n'ifungwa rya ambasade, kwima uburenganzira Rwanda bwo kongera kuguruka. Ese ubu none dushobora kwitegura ko ibintu bigiye guhinduka?
ati ibyo nibyo twizeye kuko twasinye amasezerano y'amahoro, ariko nanone hazakorwa n'ibindi bikorwa bifatika mu gusubiza icyizere hagati y'impande zombi. By'umwihariko hakenewe kugabanya amagambo y'urwango, gukomeza kuvuga amagambo yateza imvururu cyangwa se amagambo agamije guhindura ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi byinshi. Ati ibyo ni ibintu rwose kuri ubu ngubu twizera neza tudashidikanya ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikwiriye guhagarika. Jeune Afrique iti ese koko ni nyuma y'imvugo zikakaye cyane hagati ya Perezida Tshisekedi na nyakubahwa Perezida Paul Kagame hashobora kongera kubaho umwuka mwiza bakongera bakumvikana? Ati yego rwose y'abantu basinye amasezerano y'amahoro nuko nyine babiteguye gusubiza umubano mu buryo busanzwe. Jeune Afrique iti u Rwanda ruherutse gutangaza ko rusohotse muri CEEAC, umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afrika yo hagati. Rwashinjaga Kinshasa n'u Burundi ko bakoresheje amagambo akomeye cyane kugira ngo nyine babuze u Rwanda gukomeza kuyobora uyu muryango. Ese ni nyuma y'aya masezerano ruzasubira muri uwo muryango wa CEEAC? Ati oya, ibyo ngibyo ntabwo ari vuba, ariko nanone bizasaba ko hashyirwaho ibipimo bifatika byo kongera kubaka icyizere hagati y'impande zombi. Jeune Afrique iti amasezerano y'I Washington afite igice kirebana n'ubukungu. Ese hari gahunda aho igice cy'abanyamerika wenda cyazacukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bikayatunganyiriza cyangwa se ayo mabuye yose yacukuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda? Olivier Nduhungire ati cyambere rero navuga ko ari igice cy'ubukungu kitigeze kiboneka mu yindi mirongo y'amasezerano yabanje, ariko rero kimwe rero mu bifitiye runini abaturage b'impande zombi n'aya masezerano harimo guhuza rero ubukungu bw'akarere, ariko cyane cyane ishoramari ry'ubufatanye rihesha impande zombi inyungu z'amahoro. Ni igice gikomeye cyane kandi kigomba kutubera ibisobanuro bya nyabyo kijyana n'uko amahoro azashyirwa mu bikorwa. Nyuma rero yuko amahoro yashyizwe mu bikorwa ibindi rwose bizihuta. Jeune Afrique iti ese amabuye y'agaciro acukurwa muri Kongo hanyuma agakomereza amabuye y'agaciro acukurwa muri Kongo hanyuma azajya nyine akomereza mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se wenda hari ukundi mu biteganya? Ati oya, ibijyanye n'ayo makuru mu bijyana n'amasezerano mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byo bizakurikira cyangwa se bizaza nyuma y'uko amahoro yamaze kuboneka. Jeune Afrique iti niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 batumvikanye i Doha, amasezerano y'I Washington yo yaba azakomeza cyangwa se nayo azayitateshwa agaciro? Olivier Nduhungire ati niba rero twavuga niba twazanamo rero iby'ipari n'ibindi ati n'ibintu twavanga. Ati cy'ingenzi nuko amasezerano y'I Washington, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byiyemeje gushyigikira ibiganiro by'i Doha, bityo rero dufite inshingano yo gukoresha aho tugira ijambo tukabifashisha kugira ngo rero hagerwe no ku masezerano y'i Qatar. Bivuze ko rero ko twarageze ku masezerano y'I Washington, rwose turizera neza ko n'ibyo muri Qatar bigomba kuzagerwaho, ariko nanone ni mu gihe byaba bitagezweho nyine bivuze ko natwe ntabwo twadushyize mu bikorwa nyine ibyo twiyemeje i Washington, kuko twemeranyije ko tugomba gushyigikira amasezerano ya Qatar. Jeune Afrique iti ni mu biganiro byose byabaye umuntu umwe ukomeye cyane naho yagaragaye, Joseph Kabila wahoze ari perezida ubu kandi ari muri Kivu ya ruguru mu gace kari mu maboko y'inyeshyamba. Icyo kibazo kizakemurwa gite? Ati bishobora gukemurirwa i Doha cyangwa se mu biganiro bya politiki by'igihugu imbere. Ati cyo rero ni ikibazo rwose cy'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jeune Afrique iti ariko se Kabila ari mu duce tugenzurwa na M23 bizagenda bite? Ati nibyo rwose, ariko nanone ari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo rero twumva ko ari ikibazo kizakemurirwa i Doha cyangwa se kigakemurirwa mu biganiro by'abanyekongo bwabo. Jeune Afrique iti ese si ukuvuga ko u Rwanda ari rwo rucungira umutekano uyu Joseph Kabila? Olivier Nduhungire ati hari abantu nyine batugerekaho byinshi, ariko icy'ingenzi no gushakira amahoro akarere. Jeune Afrique n'ubundi mu gukomeza kubaza iti ese kuki mu gihe Afrika ihora ivuga ko ikeneye ibisubizo byayo ku bibazo byayo, ubu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi barafashijwe kugera ku masezerano, ibi ngibi mubibona mute? Ati birashoboka ko hari impamvu zirimo imirongo y'ubuyobozi igoye, gutinda wenda mu mikorere rimwe na rimwe rero no kudashaka nyine gukomeza guhangana n'urugamba rwo gukemura ibibazo byatumye rero ibiganiro bya Afrika
bitagenda uko byari biteganyijwe. Qatar n'abanyamerika bazanye ubushake bukomeye cyane, ariko sibo bonyine, n'abahuza b'abanyafrika barimo amasezerano akomeye cyane twagiye dusinya ku mugabane wa Afurika yose rajyahurizwa mu by'i Washington ndetse no mu biganiro by'i Doha. Ati rero twe twumva neza rwose ko nta kibazo na gito gihari. Ngicyo rero ikiganiro Olivier Nduhungirehe yagiranye n'igitangazamakuru Jeune Afrique. Mwebwe mucyakiriye mute? Muradusigira ibitekerezo byanyu aho hasi.